Hey hey my people, bimeze bite? Ni umuhungu wanyu ugarutse ruje kukwereka uburyo wasoma message z'umuntu umuntu ntabimenye kuri WhatsApp nyine. Twagiye sasa, uraza ujye muri WhatsApp yawe bisanzwe, nurangiza uhita ujya ahantu hari uturongo dutatu hejuru, utungutu, nurangiza udukandeho, nurangiza ujye ahanditse setting, dore ngaha handitse setting, uhita uza uhakande, urangiza ujye ahanditse privacy, dore ngaha uhakande, nurangiza urashaka ahantu handitse read receipts nyine, aha handitse gutya read receipts urahita wabona nyine, nurangiza uhita kano kantu iyo gafunguye gutya nyine umuntu areba ko wasomye message ze. Noneho wowe udashaka abona message zawe uhita uza ukakagira off, uhita ugakandaho nyine, ugakandaho ugategereza kuba kifunze. Ubu ngubu ntabwo umuntu yabona message zawe, urimo urabibona iyo kabaye gutya ubu ntabwo yabona message zawe. Ariko ikibi cyako nako aka ngaka nyine, iyo kabaye gutya ntabwo wabona abantu bakurebeye status, ariko nawe iyo umuntu urebye message ye ntabwo ibona ko wayirebye. Reka nze nkwereke n'akandi kantu rero katuma nabwo akohereza message ukayisoma ariko ntabimenye. Uraza ugakanda kuri uwo muntu, warangiza ugahita ujya hano hari uturongo dutatu hariya hejuru, ugahita uhakanda, ugahita ujya kuri archive contact, hano nyine hano urimo urahabona archive contact, ukahakanda, ubu nimero yabaye archived, urumva? Ntuzajye ushaka kureba message ze, uzajya uza ukande hano handitse archived, uza usanga iyo message ye, uzajya uza uyisome nabwo ntabimenye ko wayisomye. Bwari uburyo bwa kabiri nyine. Niba aka kantu kagufashije, kora subscribe, kore like, muri comment wandikemo ikintu nazagufasha ubutaha. Turi kumwe, ciao ciao.